biragoranye kunyemeza gukundana n'umuntu ubu biragoranye mana we niba bintera mu rushinge banza bitakinje uko umwangaje kubareba mu rugo sawa nyine mu nzu yishyura se ariko akaza gatera n'abakicara agasuhuza abana nakiruka muhana icyo kurya n'icyo kunywa nakira ndetse mwarakamanitse we ibyibuka karamaze bakamanike nabo bakamanurira wamwiza nkagutegera ukaza ukansinyira ariko ubundi buriya hakusha uvuza ko kantu nanyiba ubundi iriya zina zawe yarikuye iyo atitiriye cano shani ngo izamuke ko yaje hano atazwi agakurira kuri shani ya TV show yabona ibaye monetize ate ndivumbuye ndagiye ni umuntu kandi ashobora kubishyira mu bikorwa ugasanga nimba hari uw'Imana yandemeye ubwo simuzi ubwo naba ari souvenir Imana izacisha mu nzira zayo kandi ubihakana kandi utayemerera bayikaze bakunze bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi kanezire ko mumeze neza mwese aho muri arabari mu Rwanda ndetse n'abari mu bihugu byo hanze bigiye bitandukanye ndabasuhuje reka mbashimire mwese mutange inama n'ibitekerezo muri comment no kuri ibitekerezo byanyu ni ingirakamaro bifasha benshi mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse n'abandi bagenda batanga ubufasha mu buryo bwo gufasha abantu bagiye bafite ibibazo bigiye binyuranye namwe ndabashimiye Imana igisubiza aho mukuye uyu munsi rero turi kumwe na Shania nawe ari mu rugamba rutoroshye rwo kwemezwa rwo guteretwa muzi ko burana guteretwa nabyo biba mu bintu bikomera utari gutereta uri guteretwa gusa kugira ngo ugere aho uvuga yego nabyo ntabwo biba byoroshye mwa bantu mwe rero turi kumwe hano muribuka ko nyine ari ku mutereto muri iyi minsi wa souvenir ariko mubwira ati ndagukunda ariko ndi nawe agashidikanya rero Shania ndashaka kumubaza noneho turi kumwe turi babiri nk'abantu bakuze kandi namwe muhari nabonye muri comment abantu mwese muvuga muti bikunze yabyemera cyangwa se bakazaba inshuti bisanzwe akabanza akareba uko mwitwaraho mbese mwese mugenda muvugaho bigiye bitandukanye rero nagira ngo Shania yatubwire kugeza kuri uyu munsi ni inshuro nyinshi ubushize yamuhaye telefone arongera mu hisakoshi birakomeza biragorana urabyanga kugeza kuri iyi nshuro nk'umusore uri gutereta nta kintu atakoze kugira ngo akwemeze kandi nk'umuntu wese ubutereta akora ibishoboka kugira ngo yemeze umuntu nyine ashaka we waramunaniye ubundi bihagaze bite biri gupfira Mana ngeke simubeshye tubwiza ukuri ibintu by'inkundo byaneye ubwoba ngiye mu rukundo cyose simba n'amahoro rero nawe kugira ngo nongere kwihangayikisha mba numva rwose pe naba mbyihoreye nkituriza nkarera abana banjye ngo wenda igihe abana wenda bazakurira rwangarutsemo simbiza ariko sinzi ko ruzaza none se tugereranyije n'ujya ukunda kuvuga ngo uri kubanza wumva inama z'abantu ngo bakugire mu bantu bose banditse muri comment wenda ntago nanjye simvuga ngo uhita ubyemera ngo ugende mukundane woya abakobwa wa mugani cyangwa abagore ntago uhita wemera ikintu cyose niyo isi wemera umuntu aragusuzugura ni byiza kubanza kwinyuza hirya no hino ariko se uracyabona kubeshya ari bya bindi by'abasore ubu kumwizera biragoye kandi nanone ku cyemezo nari nafashe cyo kuvuga ngo sinzasubira mu rukundo nabwo kumva none nkivuyeho nabyo birangoye ntago rega bishoboka kuko ntago ushaje ku buryo wahita uvuga ngo bivuyemo kano kanya sinshaje pe ariko ibikomere nahuriyemo nabyo mu rukundo ntabwo ubundi binyemera kongera gukunda ababaye bihagije mbega ntabwo rero numva ko nshaka kongera gukunda ntabwo byongere bibe kwa kundi nongere mbabazwe kandi njye ubwanjye nakifatira umwanzuro bigakunda biyarega umuntu ngo niyo wifatira umwanzuro ubwo rero ubaka kanya mwemereye ko dukundana pe nta nubwo naba mukunze ni kuvuga we namureke yishimishe yumve ko ari kumwe n'umuntu ariko ku mutima ntahari haba mpari gutya turi kumwe nyine akabona ko turi kumwe ariko ku mutima ndahandi kure ibyo rero nibyo ntashaka kumwizeza umwizeza ibitangaza bidahari oya
amaherezo rero ukazasaza gutyo se ahubwo ubu bitwaye iki nta bantu benshi bashaje n'abagore n'abagabo bagira ibintu ariko nuko ugendera ku bandi ubu se ukora ibyo utagendeye ngo abandi ko bagize gutya ubu asigiye amaze mugabo we yaritahiye ko atashatse abaye iki ubu ngiye bibaye ejo bundi aya ngomba kubanza nkatuza nkabitekerezaho neza nakumva bindimo nkaba ari bwo mvuga ntingiye mu ubundi hari igihe umugabo mutandukana gutya noneho we ugatwarwa n'amarangamutima yo kuvuga ngo abagabo barahemuka ngo abagabo barampemukiye bikagutwara noneho kandi umugabo wameze neza waranatereka wenda afite n'undi mugore cyangwa yabyaye n'abandi bana ukaguma muri ka gahinda ukibabariza umutima ugahangayika ngo ntiwakundana ngo ntiwashaka undi kandi umugabo yimereye neza yishakiye undi mugore yarabyaye wowe rero ukaguma muri za nzagihe ukomeza wisubiza inyuma kandi abagabo bose ntabwo baba babi niba umwe yarabaye mubi kuba yifitiye n'umugore ntawamenya cyane kuko umuntu mutegeranye biranagoye kumenya amakuru ye niba yarabaye mubi ntabwo bivuze yuko n'undi uzashaka azaba mubi yego nyine ngo abo mwagatukisha bose ariko ntabwo bisobanuye ko n'undi azashaka azaba mubi reka nabonye isomo rirenze isomo nabonye isomo mu buzima uraribonye ariko nyine byiguguma mu mutwe uzi ko byagusazisha vuba ni ukuri byagusajisha vuba kandi aribwo ndi kuba umwana uri kubona uri gusubira ibwana nawe uri ikinnyi ubare ndi ikinnyi niko nawe uri kwikina mbona ndi gusubira nimba nikinnye mujye muri comment mubimbye ariko ngiye mbona ndi gusubira bwana oya mbabarira umbwire ahubwo nari narashajishijwe n'umugabo nyifite umugabo naza nkiminkanyare ni wagusazishaga se mwana we Marite wumvise ko wasajishije umugore wawe akaba umukecuru none akaba ari kuba umwana muto budo gasura kara kandi iyo ufite umugabo yashane witubeshye ubundi ufite umugabo nibwo ugaragara nyine kuri umugore iyo ufite urugo rwiza ugaragara neza uragenda wenda ukabyibuha niyo utanabyibuha ariko wenda ubusa neza bigaragara ko ufite urugo rwiza ariko wigeze gusa neza igihe kubaho byabayeho ndabyemera ariko aho byari bigeze nari narashaje nabaye umukecuru waragiye umwana mutoya urananuka yes we narananutse yanda yaragiye cyane cyane ukibyara sha ukibyara Marite yakwitagaho niba ntago we ndavuga ibyo nabonaga mwari mumeze neza amasomba atava mu nzu inyama zitava mu nzu ari umuntu akora ikintu cyiza yakora ikibi ibintu byose bigasibangana ariko nkibyara pe ntanzara yigeze nyica nukuri pe hamwe n'abakunzi bacu badukurikiye hamwe n'umugabo wanjye barageragezaga numva nimba wenda n'amafaranga mfite noneho wabyaye umuhungu noneho wabyaye umuhungu nari intese ariko umutetero washiriye washiriye rimwe ko yishimye abyara umuhungu yarakiza aba umukobwa banza yarabaye umukobwa yishimye uzi kwa muganga ibyishimo yabaga afite ngo madamu ngo yambyariye umuhungu umuhungu wanjye umugore wanjye yambyariye umuhungu burora umwana mwiza Imana igikurinda kuri kw'Imana Imana izabigore umugisha basi ako nizaguha umugisha mubi ntabwo wifuriza ibibi oye ni byiza nyine ngo karyoshye nigahora mwitama niko bajya bavuga niba ngo ni ukuri pe nimba hari umuntu waduhaye ayisombe yaragendaga akayizana ukwiye twari dufite urusafuriya twategagamo isombe y'ibiro 2 isombe ibinyama biki byose nahoraga ku isombe igikoma gihora muri teremusi nkinywa nkubiswe sinkunda buri igikoma cyane akanyicaza agafata ijaga akakubuza kunywa byeri byeri yarabyangaga ati hari ukuntu erega umuntu akenera kukunywa ahubwo mbyara bari abantu bambwira ngo ninywe pirimusi ngo yongera amashereka gira amashereka menshi yanyica none ibyo bihe nge nibaza mu mitwe y'abantu duhinduka dute nuko ijaga y'igikoma akayihoza akayinereka
wari warabyibushye maze nk'akaguru gaturiye ibagiro udasohoka mu nzu kidacyaraje ari ukunywa umva keya gwiki ndumiye shaka akoze umva naza gwanyu navuga ni cyakora utwenda tw'umwana katumfurira urugo ruragabura ako man gusa ibyiza nibihoraho byiza nibihoraho nawe mugore umeze neza akakanyagira uryo rimenge oya wibatega iminsi we nganyu oya ntabwo mbateze iminsi ariko ajya ari rimenge ari igihe biguhindukana bigahinduka bihindutse umuntu nagutetesha ujye uteta ari kuvuga ati se ejo mpindutse byagenda bite we guteta hahandi uvuga ngo ndateta nkireho n'umutima wanjye wose oya tete uteganya nta kibazo ariko ugira ibyo uteganya vuga ati ejo bishobora guhinduka kagabo n'abana ni ibibazo ariko bizi henshi niyo mpamvu mvuze gutya hari n'abenshi baza hano bagaguha ubuhamya hari ingo ziba zubatse ku micanga hano ushara umumama nzi mwiza ntabwo mvuga ahantu atuye muvuza abantu babo bahita bamumenya mwiza pe umumama mwiza uteye neza sha ntaribi ariko iyo bakubwiye amateka y'urugo rwe bagize ngo se umugabo ufite umugore mwiza arabimenya ubuzi ko ari umuntu wishimye wabona ukuntu kitereye neza hano kuna ikimama kitereye neza umugabo ufite umugore mwiza ntago abimenya ahubwo bibonwa n'abandi ariko iyo bakubwiye amateka y'urugo rwe ukiri n'umukobwa wahita uvuga ati sinzashaka ariko buriya ntayimenya itarungurutse urabanza ukarongora gusa iyo utarashaka ibyo byose ububizi warabanza urabigerageza narashaka ubona wari kumwe ngo wishake yesu wene kumutuka ntabwo ari kumutwa ko wari utarahura n'ibyo wabonye uri mu rugo rwawe uri kumbuza gushaka ariko ubu ngubu hari nawe nyine hari byinshi wize ubu niyo nakongera gushaka umugabo sinzi nyine uburyo nakitwara muri urwo rugo ariko witwara neza hari ubundi buntu uzi ukwitwara neza nk'umugore ntabwo nakitwara nabi ariko narize isomo nimba utararifashe bazongera abakwereka yereka nkubwire njye ikintu nkwisabiye ni kimwe shaka reka nkubwize ukuri turi inshuti nanjye narashatse nawe mfite urugo bibaho nyine ko ushobora kugira ibyo bibazo nyine bikakubaho ariko ntabwo bivuze ngo ugende bigende bikubemo ubibemo urumva wihebe wumve ko uri umugore wahuye n'ibibazo wumve ko ari wowe wenyine wagize ibibazo ntabwo ari wowe wenyine ni benshi banafite n'ibirenze ibyo byawe kandi barengaho bagashaka urugo rugakomera bagakora ubukwe si wakoze umurenge gusa ubuse ntabwo ko ushaka ubonye uko ukora ubukwe ntabwo wabukora uko yaraje imisoro ubuse bazongera kubukora ariko basora ngahe ko numva abantu bahamutse ntabwo nzi amafaranga basora uko abakora ubukwe butumira mu Rwanda Revenue oya uratanga nese wabona y'ubukwe miliyoni 5 z'ubukwe ukabura ibihumbi ukabura barayisoresha ubukwe bwonye n'umurenge wose simbizi yesu we ariko reka buriya kari akantu bashyizeho bagiye gutuma abakobwa benshi bijyana sibyo reka nkubaze bwiza ukuri wakoze umurenge umugabo muratandukanye wenda ntimuradivorce ariko uhaje umugabo uri seriye hari ukuntu uhura n'umuntu ukabona nyine ni uwa nyawe nta no gushidikanya wenda ukabanza ukamutestinga ukabona ibyo ushaka byose arabyujuje ukabona ko nta kumugaye uvuga ati shari nashaka ko dukora ubukwe mukore umurenge mukore mariage wakomeza kuvuga ngo njyewe ngo narababajwe ibyo birashira ahubwo ugatangira ubuzima bushya nyine icyo gihe nibishira urumva ntabwo nzaba ndeba hashira ikibazo ni ibizashira ryari yaba ngo uzabone ukuntu igikomere kigushiramo biragora ariko iyo ubonye igikomere kigushizemo shamana yanjye witekereza nyine nk'agahinja ukumva utangiye ubuzima bushyashya icyo gihe rero nibinzamo nanjye ubwo buko nzamvuga ni ndabushaka sibyo nongere nsubire mu rukundo nka mbere ariko mu gihe bitaranzamusha biragoranye kunyemeza gukundana n'umuntu ubu biragoranye mana we niba bintera mu rushinge ubanza bitakinje ariko uza ahantu bikugorera tuvugisha ukuri ahantu bikugorera ni ibibazo wowe ikibazo bimaze kubona ufite ntabwo ikibazo ari uko umugabo yakubabaje ntabwo ikibazo ari uko umugabo yagutaye
ikibazo ufite ni icy'ubuzima wibereye kandi umugabo amaze kumwibagirwa umugabo we nta n'uhari ubuze maze amezi 8 namubona wabaye n'isugi we nta mugabo oya none se sibyo tuvugisha ukuri nta nubwo uheruka umugabo ngo ahumura atere kareka urumva ko rero kandi nawe urumva rero maze nabaye singo byararangiye ameze wabaye menshi wabaye inkumi none se uriya musore Souvenir njyewe rwose mwabantu mwe reka tujye buriya tujye tuvugisha twabivuyemo twigire mu ni nayo mpamvu twicaye hano kubera we kubera ibyo ibikorwa agaragaza ukabona nahise nkujijisha nkujyana mu bindi kugira ngo tumwibagirwe twe kumuganiraho shaho uribagirwa umuntu kahari uribagirwa umuntu kwitayeho buriya rero niyo mpamvu turahemukirwa na za nzirakarengane zikabigendera Souvenir si ukumuvugira ntabwo ari ukumuvugira si ukumugira inzirakarengane nta nubwo ari ukumutaka yagiye atansha byakora byagiye biba byagiye none se tubigarure ibigaragara nturabyibagirwa nzabimwishyura umuntu ari munsi nzakwishyura akantu kakubabaze kandi ntuzareka kunyenera mu ubu buzima ngufitiye abana kahise uzamwishyura nawe uzajya gukora nk'ibyo yakoze wapi none ariko nzamukora akantu kamubabaze ntugakore nk'uko undi yakoze dukora ibitandukanye n'ibyo umunsi umwe ngo ababare byibura amare nk'ukwezi abitekerezaho naba memutse waba utaniye he nawe waba utandukaniye he nawe umuntu nakora nabi ujya ukora neza umwihorera nimba yaraje inama sinzamuhemukiramwo kacwa mwe kandi uri ngo nzamukora akantu mva ko wenda nzamuhemukira oya ako nzamukora akantu kamubabaze wazumva ko ari ubugome nkuko nye nzagakora kugira ngo ababare ubwo niba bizagushimisha kanyikomereze mwibarize kuri Souvenir rwose umuhungu wacu njyana ndi gushingira ndi kubariza nanjye Souvenir nuko nzi ko mu buzima bwa kera nta kibazo mwigeze mugirana nta n'ikibi yagukoreye yewe yajyaga navuga ati nuze kagakobwa gakuru wari ufite ko konyine wari ufite ka Gentil ati umwana afite irindazi mu gitondo umwana Gentil yamize ati nuko nzi ko mwatandukanye ntacyo mupfuye buriya iyo umuntu mutandukanye wenda mupfutuntu cyangwa se mwaraserereye biba byumvikana no kongera gusubira nawe biba bigoye ariko umuntu mwatandukanye kubera ko ubona ko nta gahunda afite ari ukuntu ukundana n'umusore kubona nta cyerekezo cy'ubuzima arakunda akabari wa mugani wawe arakunda gusohoka ntatekereza gushaka kandi nawe ufite gahunda ugahita uhitamo ufite gahunda biranumvikana n'umwanzuro wafashe kandi nta n'ubwari byaranumvikanaga twarakundanaga pe ariko nimba umuntu agarutse muri gahunda ukumva ko afite gahunda mufitanye umwana wamwangute aje kurera umwana we kandi wumva ko ari umuntu uje afite gahunda yahinduye ubuzima avuga ati nje kwita ku muryango wanjye uwo muntu wamwangute ntabwo ntibinabaho kandi ari n'umugabo mwanabyaranye ntabwo ari kubona uko uhakana ntabwo nari kubona uko mpakana kiragiye nari ndi mwihurizo rikomeye oya nta nikosa wanakoze kandi na Marite kiragiye yari umwizerwa 100% uko yagaragara wamunyereraga nabanye ibibazo umugore yanjye yaciye kamana ijambo zongera ugaruka rivugira sagaruka hari umugabo ubiri icyo avuga ariko ntibagira n'isoni nta mugabo ubiri icyo avuga nta n'umugabo ubiri icyo abwira umugore we ntibanagira n'isoni pe abagabo nta mugabo ubiri icyo avuga rwose abantu benshi bagiye bamubuhamye umugabo araguta kamugenda akamara imyaka 10 iyo ngiyo akagaruka nje wanjye ngo nje wanjye we mu myaka 10 ntazi uko ubayeho ntazi aho urara nje wanjye rwose kumugaragara Minervare y'abana yangiza ngo nje wanjye cyane rwose araza kandi ukamwakira biragoye kuri njyeho biragoye tumufitiye abana ukaza azaje kureba abana biragoye we ntabwo azakubwira ati kanze ndi abana ngo ubyange azaza mu rugo areba abana abasure urugo yes we nuko umwango ndana uzajya bamushyira mu kabari cyangwa ku gasozi tanga aha umpa abana basuhuza aza mu rugo kumariki none nakubwira kuri kwaje uzajya utuva mu rugo bajyana ahandi hantu nimba mbwiye kaje nambwiye ati ndahana nzaniye abana bansuhuze naje ndabakumbuye aho nta kibazo aho kumwangaje kubareba mu rugo sawa nyine mu nzu yishyura se ariko
akaza agatera intebe akicara agasuhuza abana ukamuha n'icyo kurya n'icyo kunywa nakira ndetse mwarakamanitse we tubyibuka karamaze bakamanikiye nabo bakamanurira mu gihe mutarakamanura wowe nawe karacyanagana hejuru dosiye yagezeyo kagira inkuru ahubwo bigeze hese warabitangiye se ariko ubu koko ndicaye wari uriseriye we sinumvise akora n'ikiganiro avuga ngo divorce araje yime banguka wowe kabyara weje mu gitondo ntabwo Marita yazarabe maze nawe ntihakuzirikiye wamwiza nkagutegera ukaza ukansinyira icyaranga iva muri Kenya bati gusa imodoka sheda ntago nayewe ni menshi ebisa nimba ari 60 nimba ari 50 kugenda no kugaruka rero kugenda gusa rero Marita ntago yiguha byoroshye nawe ntago ari injiji ntagutegeye ndetse nkurikiranye iki ko nta etaje mfite tuzaga kuba nyine mukibasha kwandikirana mukavugana twandikirana boroke yamaye kamwereke boroke ariko no muboroze niwe yarakuborotse nawe uraboroka mubaza iki ko najyana no muhamagara ariko abagabo mwararakaye muri iyi minsi dere simukadi ya mbere yo mu Rwanda singiye iri boroke handitseho my hazi iki ndabisomye ndabivuze ndaje nyihindi nibyo byanditse handitseho my husband Marite nibyo byanditseho uracyanditse n'umutima niwo mbonye hariho n'umutima nyereka nindi turebe ko handitse rera amazina narahinduka ako yo kabyara nazamborokora ubusinki bikeneye dore nindi handitseho nde ihe papa Gentil dore nayo iraborotse iyi niyo yo hanze niyo yakuborotse zose ziraborotse zose nyine yaramborotse azajya kuborokora ryashaki nkazajya kuborokora namba gukeneye azajya kuborokora hanyuma muvugane nase wabigenza gute niyo numva se ngiye kuvuga kana ariko reka ngareke uvuga wajya uvuga ukirekura bitwaye aya kamvuge nziga nimpamvu mubwira nti rero ushatse wowe nawe wakirekura ariko shamana yanjye uko ndi boroke uzamfashe biyame gutya nuza no mu Rwanda bizagume gutya umutima kuboroke no mu mutima uboroke ahantu hose inguni zose akora ikintu nje nibaza niyo umugabo n'umugore batandukanye kuriya gutyo mukaborokana ahantu hose kaboroka we kandi uzamukenera mufitanye abana uzamukenera muba mwaragiranye kuko hari igihe byiza muba mwaragiranye mwishimye ntabwo mujya mubikumbura uvuga ati nkumbi umugore wanjye reka muhamagare muvugisha nubwo twashwanye basi siko nani irabine ngiye byo kumboroka ndabikunda bimpa amahoro abagira ngo utamuhamagara ariko cyangwa ujye umusaba amafaranga nanone hari igihe umuntu akuzengereza ukamutama kumuboroka yamamagaye se ubwo nareka kuyamwaka ngoma kumubwira abana bawe ko baburaye nicyo yakuborokeye rero nawe umuzengereza rero nawe umuntu utafite icyo akuvuye yakakuborotsa akakuvira mu buzi ntanze nyishyurira nararanze ntabizi nawe uboroka rero nta kintu kuboroka nawe yaravuze ati uyu mugore yanyanyaka amafaranga nimburara nzaburara nintaburara kuko wamborokoye sinzareka kuburara ngo nakwamborokoye wakabyarawe jya ukora igishimisha umutima wawe nawe ngewe tayari urumva rero ko afite impamvu nayo kuboroka wasanga uya mwaka nawe nayo afite uhakanye agahita uhakanye n'ibyago asanga agira isoni ubundi se ubundi abura ibitunga abana be gutaya babyazi ko abashyize imusozi kubanika ikibazo ni ikibazo ariko nyine tutabonera igisubizo burawe niwe ubizi ko biri kose nawe wasanga aribwo buryo abonaga bwakemura ikibazo ubona nayo araje dutuke araje ahita akora ikiganiro murumirwa araje ahita ashyiraho ikiganiro dutuke kumwubakiraho izina mwebe ariko ubundi buriya hakusha uvuza ko kantu uranyiba ubundi iriya zina zawe yarikuye iyo atitiriye cano shaniye ngo izamuke ko yaje hano atazwi agakurira kuri shani ya TV show yabona ibaye monetize ate he ndivumbuye ndagiye akakuraho n'izina ubundi iryo zina wubatse waryubakiye iyo fondasiyo arikuyeho ni iyihe kuraje mu mazina yawe jya utagira izina akanye nituriza kuri izina niwe waritanze njye niko ahubwo ujye ucimira uzanangurira akantu nakubakiye izina ufite aho ugeze uri kurya utwo tuyero dukeya tukaza jya unshimira
iyo naza hano wari kuhaza ntiwambonye aho ukaza wasamye ngo ugarutse ngo kwita ku mugore kumva ufite ibyo ukurikiye ahubwo wari ukurikiye gushinga cano kandi ngo ni yawe yayindi yatwaye mwakoreraga ni ukuvuga ngo ubundi aya kuri hanze ntuzajya kuvuga ikintu ugahita wifata reka nkubwire twashinze umva ukuntu byagenze twashinze cano kuri imeri yanjye yego tuyita Shani and Marite urumva turangije twashyizeho ikiganiro kimwe icyo gihe ndabyibuka tugezeho kimwe we hari yaratekereje aravuga ati iyi cano mfunguje kuri imeri y'umugore nta kizamarira ahita afungura indi kuri imeri ye arangira arambwira ngo tuba ariyo twita ngo Shani ya TV show ngo rero gihe sinari nzi kazampinduka gutya ndavuga nta kibazo turakora ariko imeri iki kuriho oya urumva yayindi twari twarashinze ku yanjye yari ihari ariko yo ntitwayikoresha twita dukoresha yayindi iri kuri imeri ye avuga ati niyo y'umuryango ntitukuzi iyi ngiyi nta kibazo turakora ye buri munsi mwaploding turakora we nuko si ihembwe ntahise agenda sha reka tumureke Marite nyine karahanyuze kandi nawe aracyahari ntawamenya azongera agaruka kugarura cano yawe agumana urumva isigaye nahembwa banga afata amayero asigaye avuga ngo akorera amayero nagumana kandi ni nabyiza reka atera imbere nawe hari igihe azakwibuka reka tugire kuri souvenir rega ndi kumuvuga ukanjijisha ukanjyana kwa Marite kumuvuga ukanjijisha kandi reka ngubwire buriya igihe tubona nawe gushaka nago ngira ngo nge ndi kugira ngo byibura ubitekerezeho gake ubiha umwanya byibura erega ubihakana utanabitekereje uswara igihe nyine tubabazwa gutyo bikarangira ariko Imana hakaba hari izindi nzira Imana izagushumbusha cyangwa izakunyuzamo kugira ngo wongere wishime ariko kubera ko tuba twarababajwe nyine tugakomeza kubica ku ruhande nese ibi byishimo bizagaruzwa na souvenir byo nabuze biragoye none se hari umuntu Imana yakuremeye izazika biguhereza rega n'umuntu nawe ni umuntu kandi ashobora kubishyira mu bikorwa ugasanga nimba hari uw'Imana yandemeye ubwo simuzi ubwo naba ari souvenir Imana izacisha mu nzira zayo kandi ubihakana kandi utayemerera erega burya reka nkubwize ukuri ikintu Imana yashatse uzi ko uri n'umusinzi urumva ariko Imana ishaka kuyikorera igakoresha inzira zayo mpaka cyakora nanone ubwo rero naba ari souvenir Imana izakoresha inzira zayo ubwo bizikora bizarangira byikoze nkanabigizemo uruhare ariko kuvuga ngo ndakundana nawe bwo wapi wenda naba inshuti bisanzwe nawe gutyo gusa nyine barase muri inshuti ubu ntago turi inshuti muri abanzi ntago turi abanzi ariko mvuze ngo turi inshuti zihamye wenda ngo nagira ikibazo namuhamagara washobora kumpamagara wenda akanyiyenzaho gutya kamwe se wafashe igihumbi ukanywa agafanta ibyo nta kibazo ariko ngiye sinamamara mwe nk'inshuti yanyu mbwiye se souvenir ngo mfite ikibazo cy'ibihumbi 200 wabingurisha icyo gihe ngiye ntago numva nyine ko ibyo namuhamagara mbimubwira ariko nshobora kumugira inshuti isanzwe ariko ibintu byo gukundana akabisiba mu mutwe we tukaba inshuti yego ibyo byo nta kibazo ariko kumva ko turabasheri ntibiba okay souvenir siba formata fata gome usiribange asibe ashaka undi bakundana ubagahandi reka bashimire mwese mudukurikirana nyamuneka dore umukobwa wanyu yarahabutse ngo ntazashaka ngo nta sheri ngo ntaki ntabwo biba byoroshye ubwo rero ba marene n'abajyanama mube hafi atazasaza atya hari ukuntu umuntu asaza atya ugasanga biramwokamye asaziye ku bana babiri ashaje atya yarumiwe yavuze nabyaye ari ubwo ndingumba umuntu mubizo barabana nibarwana ninde uzabakiza mwese bazakizwa bakeneye uwa gatatu uzabakiza wamara gushyiraho uwa gatatu ukabyera undi wa kane kugira ngo uwa gatatu atazajya ku ruhande rumwe akabogama kugira ngo babaye bane umwe najya ku ruhande rw'undi n'undi nawe asigare ku rundi ruhande abana bane mu Kigali wabatumba reka dusoreze hano mu kiganiro cy'ubutabera.